Kobyaheze abana bawe turibuka turirimba ubwigenge wabonye mu 62 ubwo rubandanya mwinshi twari tumaze guhaguruka tugakora revolution mu 59 tukigobotora ingori ya nyirage ntiyagikoronize. Tuti mwumva radiyo Urumuri ndabasuhuje ngewe Celestin Sebahire muri kumwe kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya mbere Nyakanga umwaka 2019 ukaba ari umunsi nyine u Rwanda rwibukaho isabukuru y'imyaka 57 rumaze rwigenga. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa w'imena, umutumirwa ufite icyo azi byerekeranye n'ubwigenge bw'u Rwanda, kugira ngo atuganirize adusobanurire uko byagenze, adusobanurire uko abanyarwanda babona ubwigenge muri kino gihe, zanadusesengurire mu by'ukuri uko ubwigenge bwibukwa mu Rwanda muri no minsi ya vuba, minsi turimo muri makeya. Ubu nta wundi rero Bwana Faustin Twagiramungu, perezida w'ishyaka rya RDI Rwanda rwiza. Bwana Twagiramungu Faustin, mwiriwe mwiranwa Imana. Mwiriwe namwe. Nagira ngo mbareke mubanze musuhuze abumva radiyo Urumuri, hanyuma dutangire tuganire. Urakoze cyane kumpa ijambo kugira ngo mbone ko nsuhuza abanyarwanda abari mu gihugu cy'u Rwanda twe tutarimo n'abari hanze, kandi mbifuriza umunsi mukuru w'ubwigenge bw'igihugu cyacu kuri iyi tariki itazibagirana. Murakoze. Ubwo nagira ngo ntangire gusa mbaza ikibazo cya mbere rwose umuntu yakwibaza, ubundi iki kintu umuntu yita ubwigenge ni iki? Kuki ibihugu bihaguruka bigaharanira rwose ubwigenge? Kuki usanga abantu bagira ngo bigenge? Umuntu rwose akubaje ati ubwigenge ni iki, wamusobanurira ute? Mbega mu Rwanda se muri makeyaho ubwigenge babonye ni ubwigenge bwoko ki? Ni ubwigenge buboneka bute? Ni ubwigenge buhe muri makeya? Ubwigenge ni iki? Kuki u Rwanda rwahagurutse narwo nk'ibindi bihugu kugira ngo nyine ruhanire ubwigenge? Mwabitubwiraho iki Bwana Twagiramungu? Ubwigenge burya burukubiri mu gihe cy'abakoloni birumvikana ko abanyafurika bari bafite ibibazo bikomeye cyane byo gukora bakorera abazungu, kandi ibyo abazungu bavanaga mu bihugu byabo akaba ari byo bikiza abo bazungu, ariko abanyafurika bagakomeza bagakena. Ibyo rero bashakaga noneho nabo ukuntu bakwigobotora icyo kintu gisa naho kibadindiza, kandi badindizwa n'abandi bantu. Ariko ndakubwiza ukuri ko jewe ibyo nabonye n'ibyo nagiye nkurikirana ntibyari gushoboka ko ubwo bwigenge, ibyo twita ubwigenge bishoboka kuri ubwo buryo. Mbere y'uko nza kuri ibi ngibi ndagira ngo nkubwire ko ubundi bwigenge ni ubwa buri wese, icyo ubwigenge bw'ibihugu, ariko ubwigenge bwa buri wese yaba ari nko mu rugo rwe akumva ko aba mu rugo afite amahoro, ntawe umubwira ngo azamukubita cyangwa azamwica ku manywa y'ihangu, cyangwa se ngo azaze kumuhingira akoresheje imbaraga ze, atari umuzungu, atari umukoloni. Mu Rwanda rero habaye ubwigenge ngira ngo bubiri: ubwigenge bwa gikoloni, kwikiza ubutegetsi bwa gikoloni no kwikiza ubutegetsi bw'abantu bafataga abandi nk'abaja. Nibwo rero nibyo ngibyo numva ubwigenge. Ubwigenge rero ni ukuvuga ko wishyira ukizana iwawe, ukishyira ukizana mu gihugu, ukishyira ukizana no muri rubanda, kumva mbese mushyikiranye n'abandi nabo bumva bafite ubwigenge. Murakoze rwose, numva byumvikana. Aho muvuga muti ubwigenge mu Rwanda, bega habaye ubwigenge buri ukubiri. Hari ubwigenge bwo kwigobotora nyine ubukoloni bw'abazungu, noneho n'ubwigenge noneho bwabaye kwigobotora icyo nge nakwita, numva niba nabyumvise neza, icyo umuntu nakwita ingoma ya cyami indagihake muri makeya. Rero turavuze, ndumva nabyumvise neza niba ntibeshye. Noneho rero ndagira ngo turebe noneho rero nose kuki tugira imbere rwose mutubwire byerekeye mu mateka. Mwebwe nzi ko rwose mushisha kanguye kuturusha abenshi muri twebwe mu mateka y'u Rwanda byagenze bite kugira ngo abantu rwose bahaguruke bavuga bati
bagiye bafata akanyabugabo ko kugira ngo bahaguruke baharanire ubwigenge bwabo ubwo buri ukubiri mwavuze ariko se byagenze gute muri makeya rwose nagira rwose mutunyura makeya mu mateka uko byagenze ibyo mwibuka umugambo avunaguye birumvikana ko amateka ni maremare cyane ariko mwongere mutwigishe rwose mutwibutse ukuntu byagenze kugira ngo bitangire nyine abantu impirimbanyi za mbere zabihagurukiye uko byagenze muri makeya byagenze bite mu mateka y'u Rwanda kugira ngo u Rwanda ruve kwizo ngo izombi y'ubukoroni bw'abazungu n'ingoma ya gihake kugira ngo nyine bashobore kwigenga byagenze bite muri makeya bwana Faustin Twagiramungu mu Rwanda byombi byarashoreranye reka rero dutangirire ku cy'abakoloni kuko nicyo abantu wenda bumva icyacu tuza kukigira ku buryo bw'umwihariko ku byerekeye iby'abakoloni muri za 56 nge niho nari nkiri muri école primaire ariko ni ukuvuga mu mashuri abanza ibyo bintu byaravugwaga umuntu akumva tutumva n'ibyo ari byo twatangiye kubyumva ko abantu bashaka independence abandi ngo ni iripanda abandi nyine ngo ni ubwigenge kuva muri 55 turi abana bato njye ndi umwana muto antuka umwami Baudouin umwami w'Ababiligi yaje mu Rwanda arahanyura ariko yanyuze Cyangugu kuko niho ikibuga cy'indege cyari kiri ajya muri Kongo ubwo rero bavuga ko yasuraga Kongo nyuma yaho muri za 56 havuye abantu kanyumva bavuga ngo abantu bagomba kwigenga ubwo ni ukuvuga ko mbere ya 55 nanone hari harabaye inama y'abantu b'abanyafrika bazi ubwenge bamwe cyane cyane mu bihugu by'abafaransa ko abafaransa nk'abari mu Faransa bari abafite bwanyi bari baratangiye kujya muri za parlement Ubwongereza naho ubwo hari abantu bari barize ariko batajya muri izo za parlement abantu bitwa nk'aba Kenyatta twumvaga bavuga iki gihe kwa turi abana ko bashaka independence ibintu nk'ibyo tuza kumva ko ngo habaye inama yabereye muri Indonesia 55 ibihugu bishaka ubwigenge abantu bo bitwa nka Bankuruma ntibahatanzwe ni ukuvuga muri Ghana yari yarize amashuri ya universite yarayize muri Etats-Unis ni ukuvuga muri Leta Zunze Ubumwe ibyo bintu byo kuzana ubwigenge bitangira muri iyo myaka ya 55-56 twebwe rero yewe nakubera ko nari ntuye ku nkiko ni ukuvuga ko iwacu ni Cyangugu kuva iwacu ugiye Bukavu ni ibirometero 28 ntabwo hari kure byatumaga kenshi najyaga no mu misa muri Kongo abantu bita Inyangizi ko no turanye iyo bya independence rero twabivugaga twe turi abana noneho tuza kugira igihe muri za 59 ko ibyo bintu biza no mu Rwanda mu Rwanda rero bavugaga ko hari abantu bashaka independence cyane cyane abantu bari mu ishyaka rya Runari bavuga ko bashaka ubwigenge tubyumva gutyo ko n'umwami yabuhagurukiye rwose ko n'abandi bitwa barukeba bashaka ubwo bwigenge n'ibintu iyo tubyumvise rero dutyo ntabwo twumvaga ubwigenge ibyo ari kuvuga ko abazungu bazagenda harabivugaga ari ukumva abazungu kugira ngo bagende ahubwo tuzasigara turi abantu batazagira ibitaro abapadiri bera nibagenda bizagenda bite ibintu nk'ibyo nta muntu wumvaga ibyo ari byo noneho rero biza kugira igihe kuko ibyo bintu byumvikana haza kuzana n'amashyaka cyane cyane mu Rwanda nyirani ngo abariho mvuga ibya Kongo byo Kongo ko yagiye kuri ubwigenge ni 60 tariki ya 30 ukwezi kwa gatandatu ndaza kuvugira ibyayo gato ariko maze mu Rwanda mu Rwanda rero iyo myaka nakubwiye 56 ntabwo by'amashyaka twari tubizi ubu niho byatangiye ariko ntabwo twabimenye umwaka wa gatandatu narindi mwaka wa gatandatu 59 umwaka wa nyuma wa primaire tumva mwarimu wacu yivugisha ko ibintu bigomba guhinduka ko hari abantu bitwa bagitera ko bagiranye amanama nawe ibintu nk'ibyo noneho nza kubimenya neza uko ngeze i Kigali muri 59 mu kwezi kwa 9 nko ku itariki ya 5 gutyo bisanga byarabudusaho usanga byarakomeye bavuga ko hari abantu bo mu ishyaka ry'abashyira hamwe ari rya Runari
hari n'ishyaka ryitwa Parimehutu, hari n'ishyaka ryitwa Porosoma na Raderi. Ibyo rero kuva ko bose bashaka independence. Ni ukuvuga iki rero, runari iyo yashaka independence bavugaga mu gifaransa ngo ni immediate, nta kuvuga ngo baranyura hirya no hino. Umwami yari amaze kwima, Rudahigwa yari amaze gutanga, yaratanze mu kwezi kwa 759 yima ku itariki 28 ngira ngo z'ukwezi kwa 7 nawe nyine ashaka independence. Ariko ibyo mu Rwanda ni ibintu bishimishije cyane kuko habaye abantu badashaka iyo independence bataravanaho ubuhake, kuko ubuhake ari ubuhake bw'inka, akaba n'uburetwa burya cyo guhinga chefu. Ndabona abantu bafite amasuka iwacu bahanyuraga nko mu masenkeri, uvuga saa 10 za mu gitondo bajya guhingira umusushefu, kububakira ibintu mu biti ngiki, mbese akazi kameze nka kuburetwa batahemberwaga. Ibyo bintu bibaza gucika. Ibyo rero byarwaniwe n'amashyaka nka Porosoma na Parimehutu. Abaraderi nabo ntibabishakaga kuko batashakaga cyane n'ubwami ngo bushingiye ku ngoma ya Karinga, bashaka ubwami bushingiye ngo ku itegeko nshinga ariyo bita constitution. Abaraderi babibanje rwose bashaka ibi bita monarchie constitutionnelle rwose. Ibyo bintu by'abaraderi nibyo bashakaga, baranabirwaniraga, bamwe bashaka kuba nk'abami cyane cyane nk'uwitwaga Bwanakweli ntiyabihishaga, kandi yari yaragiranye n'akantu ko kutabana neza n'umwami Rudahigwa. Abo kandi n'abantu bakunze kutabimenya kuko bigeze no kugira front commun hamwe na Parimehutu, abantu b'abaraderi. Harimo ishyaka ry'abatutsi, bari abatutsi benshi ndetse b'ibikomangoma, ariko harimo n'abahutu cyane cyane b'abakarani bakoranaga n'abazungu n'ibindi nk'ibyo. Biza kuba ngombwa rero ko Parimehutu ivuga ko mbere y'ubwo bwigenge bwo kugira ngo abazungu bave mu gihugu hagomba kuboneka ubwigenge bw'abanyarwanda bakigobotora ingoma yabasigingije. Icyo gihe bavuga ko bagomba kuvanaho ubwami ngo bavaneho ingoma ya cyami, ariko bavuga ko ibintu bigomba guhinduka. Abantu rero benshi bavuga ko bagiye mu ishyaka rya Parimehutu, ariyo bitaga MDR Parimehutu. Abandi bajya muri Porosoma ukabona ariyo yari ikaze cyane mu turere cyane cyane twa Butare ndetse na za Cyangugu. Parimehutu iza gukara mu byo bita Ndugamarangara na Zandiza, ndetse bayiyoboraga waje kuba perezida w'igihugu Kayibanda. Ajya no kureba abantu bo mu Rukiga, uvuga mu majyaruguru y'u Rwanda, barumvikana baza kuba benshi, bagira imbaraga zikomeye, bavuga ko ibyo bintu by'ubuhake bagomba kubivanaho. Kiriho bitandukanye n'ubw'inka, kuko ubw'inka bwo bwarangiye muri 1956 niho abantu bagabanye inka, bari baragabanye ibwami cyangwa se bari barazigabanye mu bandi batware n'ibindi. Hari ibintu bakunze kubyitiranya. Ibyo by'uburetwa byo guhingira abantu n'ibindi byabagaho byo kubitwa kubera kutahinze nyine, cyangwa se abamutsi bavuzaga impana ngo muze kuri ako kazi, bakaza no kugenzura ko mwakagiyeho, niyo gukora imihanda ku buntu batabihemberwa. Uriya muhanda wo kuva za Butare ujya Cyangugu unyura muri Nyungwe, ntabwo abantu bawuhemberwaga, bajyagayo gusa ku mbaraga. Rero nibyo bavanyeho cyane. Ariko ntabacimije mu mabarire, uvuze ikintu cyitwa abamutsi, muzi ko muri kano kanya mu Rwanda ngo hagarutse ikintu gisa cyenda gusa nkacyo, abantu bavuze ifirimbi bagahamagara wenda kujya mu gitondo muze mu muganda, mu gitondo muze mu nama. Abantu bari mu Rwanda batubwira ko rwose ikintu gisa nkaho cyagarutse, nuko sinzi ukuntu bimeze, ngo twenda nakabwa ciyemo gusa, aciyemo ariko ni ibintu bikomeye. Ubwo twebwe agasozi umutsi yajyagaho kari karingi kitwaga ku Kabuga, akavuza impanda cyane, bamara kuvuza impanda bakagenda bareba niba bo bahamagaye bafashe amasuka bagiye guhinga, cyangwa bagiye guharura imihanda, cyangwa bagiye guhinga ibyo bita ngo imirima ya leta, bayibitaga imirima ya leta, bagahizumba ku ngufu ngo inzara itazaza n'ibindi nk'ibindi. Ibyo by'uburetwa byo kuvuza impanda nyine by'abamutsi byabagaho, kandi utarumviraga umutsi yarahanwaga.
niba byaragarutse ubwo nyine birumvikana navuga ko ibyo ngibyo rero by'abantu barwaniye nyine kugira ngo biveho ariko niba byaragarutse ngibi nta gitangaza mbibonamo Kagame nubwo atambaye ikamba ariko ni umwami ategeka cyane n'ibintu bigaragara kuko we avuga ko ashobora no kwica na kera abami baricaga cyane cyane ngira ngo abari babereye nyirarume sekuru cyangwa se nako abavukana na nyirarume nk'abakanjugira bari abahanga muri ibyo ngibyo Kagame rero we usinajya kuvuga ibyo kuko by'umuco we afite habica bigasoragara ko mwanya reka tubane turema amateka rwose mutubwire akabazo rero abaje noneho rero uko kuntu izo mpirimbanyi zagize rwose nazita impirimbanyi ako kanyabugabo navuze mu kanya ko kugira ngo bagire ako kantu k'akanyabugabo kugira ngo bose bavuga bati tugomba guharanira kugira ngo tubanze tuvaneho akarengane ndetse no guterwa n'ingoma ya cyami aho kugira ngo mbere yo kugira ngo twigobotere ingoma y'abazungu ako kanyabugabo rwose mwumva kari kameze gati mubona bimeze gute bagakuraga hehe rwose ku buryo wenda umuntu akumva muri kano kanya muri iyo minsi yavuga byazongera kuba abantu bumva bafite bashishikajwe n'inyungu zanjye y'igihugu cyane ikintu rwose mba ngira ngo babaze gusa ako kanyabugabo bari bafite mubona baragakuraga hehe kari kameze gati rwose nicyo nagira ngo babaze mu by'ukuri ntawe wavuga ko kavuye mu banyarwanda ariko kavuye mu abantu bagize cyane cyane uburere bwatanzwe n'abo bazungu sinibwira ko iyo abazungu bataza kuza ko abanyarwanda bari kwibohoza bavuga ko barwanya ingoma ya cyami cyangwa se ko bashaka kuvanaho ibyo bintu nk'iby'uburetwa ibyo gukorera umuntu kujya mu mihanda bakajya gukora imihanda badahembwa bakajya kwa sushefu kumuhingira na sushefu badahembwa ndetse bakanakubitwa ibyo ngewe ni ibintu nabonye ndi umwana ntabwo nshaka kubisubiramo ibyo ari byo byose reka mubwirire aho byavuye abantu bataza kwiga ntacyo bari gushobora gukora ikindi ni uko si ukwiga gusa iyo bataza kwiga ngo bigishwe n'abazungu ndavuga cyane cyane abize mu iseminari ntoya na seminari nkuru nkavuga nanone bakeya bize mu ishuri ry'indatwa buryo indatwa baryize ry'indatwa kuyirirwagamo n'abana b'abashefu n'abana b'abatwari b'ibisonga abo nibo baryigagamo umuntu wigeze kurwanira ko abana be bajya kuryigamo ni umuntu witwa Rukeba ku buryo yanditse iyo barwa nayisomye muri Université McGill muri Kenya mwana ko muri Canada Rukeba yandika ko ngo bamubuza gucuruza zahabu abazungu ngo ni abazungu bakamubuza ko n'abana bo bajye kwiga mu ishuri ry'indatwa i Nyanza noneho rero abo bize ni ibintu ni byiza cyane ku bana batoya bagiye babimenya kwiga ni byiza bize amateka biga amateka ya kiliziya biga amateka ya feudalité biga amateka y'ubwami cyane cyane ubwami bw'abafaransa bakaba barize n'amateka y'abagereki biga n'ay'abaromani mbese bafite ibyo bita culture générale ni ukuvuga ubumenyi mbese busanzwe bukomeye bwerekeranye imibereho y'abantu n'ubutegetsi bw'abantu byatumye rero bajijuka cyane bamenya n'icyo ari cyo demokarasi bakaba ijambo demokarasi ntabwo ari inyarwanda demokarasi ikomoka ku magambo y'ikigereki ibyo rero byose barabyize biga noneho amateka rero yerekeranye n'ivurumbagatanya ry'abafaransa ryabaye umwaka w'ibihumbi 1789 abo bantu rero babyiza benshi ni abantu bagiye barangiriza mu bitaga Grand Seminaire mu Nyakibanda noneho basanga ibyo bitaga feudalité mu Bufaransa byenda gusa n'ibyo mu Rwanda bumva ko abantu bagomba kwibohoza bakaba mbise abaturarwanda nta busumbane buriho ndetse n'umwami byaba ngombwa akaba yavaho ibyo rero ibyo usoma hari abanyeshuri abonzi bagiye bava muri seminari nkuru bagiye muri politike navuga nka Gitera navuga nka Makuza navuga nka Kayibanda navuga n'abantu bitwa ba Isidore Nzeyimana we yaranankoresheje bose bari abanyapolitike n'abandi ngabo bize mu seminari baza mu bice rero habamwe b'abaradiri habamwe b'abaparimuhutu habamwe n'abaronari baruna rero bashakaga independence ibyo bitaga independence direct abazungu bakagenda nibo babibanje nakubwiraga ko rero abari muri parimuhutu bavuze bati iyo independence murayishaka ariko twe turabanza gushaka kurwanaho ibintu by'uburetwa mbese rubanda ikibohora ntibajye bakomeza guhingira abantu cyangwa se ngo bakore utuntu tuzuburetwa habayeho independence ebyiri rero independence iyo ngiyo ya mbere yo kuvuga ngo Rwanda babahoze babaze bavane ku ngoyi ibyo nabisomye mbivanye mu gitabo cyanditswe n'umuhungu wa Mbonyumutwa Dominico cyerekeranye n'ibintu bya demokarasi mu Rwanda aramubwira ati ibintu birakomeye ati nsigaye numva abantu bavuga ko hari ibintu bigomba guhinduka
twebwe twarebye twagombye kureba ukuntu bizahinduka maze abantu b'abanyarwanda rwose nabo bakazagira kubwo ubwigenge. Anamusobanurira ko hari ibintu bigenda byandikwa bityo ibyo rero ntabisobanura ntiyabivuze cyane, ariko nanjye biterwa kuko nuko nabikurikiye sinanzi ko nzana bigiraho ubuntu by'ubumenyi bitangaje. Nuko nasomye za raporo za Loni, raporo ya Loni yo muri mu mwaka w'1948 ari naho nasomye ibaruwa y'uwo mugabo nahoze mvuga Rukeba wize kuba perezida wa runare. Nuko raporo yakozwe n'ibyo bita conseil de tutelle, ni ukuvuga inama igenzura ibihugu byarindagizo nk'u Rwanda n'u Burundi n'ibindi byari muri Aziya, ibihugu byari kolonize ariko bari sous tutelle niko babita. Yakoze raporo ivuga ko abahutu bo mu Rwanda bagomba gukurikiranwa nabo bakagira ikintu kimeze nk'ubwigenge. Urumva mu gifaransa baravuga ko les Hutus doivent être émancipés, kuvuga ngo bagomba gutezwa imbere muri make nabo bagatezwa imbere ntibasigare inyuma. Ibyo rero ngira ngo hari perezida Kayibanda yari yarasomye abitekerereza mugenzi we Mbonyumutwa. Kayibanda yari afite 24, Mbonyumutwa yari afite imyaka 27. Ntabwo abantu kera bari bakunze kujya bibaza za relation bazigiranye bakiri bato cyane. Hari akantu gakomeye muvuze mu kanya muvuza muti bigaragaza byakutangiye gukorwa n'abantu bize barajijuka bagira nyine bitagariza imanisi cyangwa baba bafite nyine conseil general igose igaragara bafite nyine ubumenyi rusange bwose buhagije. None se iyo turebye nk'abantu bize ubu ngubu dukora intambwe mu mateka ya kera ariko tugiye intambwe muri kano kanya, iyo urebye nk'abantu bize ubu ngubu bahitamo ngiye gukoresha ijambo ritari ryanjye kwimurira ubwonko mu gifu, aya magambo sa yanjye ndumva mushobora ko muzi umuntu wayavuze, mubona icyo kintu cyo kuba abantu barimo kwiga ubu ngubu bafite baza diplome bajijutse rwose umuntu avuga rwose ko atari injiji ahubwo bahitamo kujya gukorera ingoma nk'iriya y'i Kigali turageraho mu kanya. Mubona iyo generation y'abantu bize kera ukageranya na generation y'abantu biga ubu ngubu, murabona nta tandukanye rikomeye cyane ririmo, bisanga byose binyuranye cyane ndetse binahabanye. Birahabanye umugani wanyu, ntabwo ari kimwe kuko ngewe nagize Imana yatumye wenda mva iwacu yongiye mu cyaro za kwiga kuri capitale muri college Saint Andre, hanyuma no kwiga Butare muri groupe scolaire. Byatumye rero menya byinshi. Abo bantu bari barize mu seminari abenshi, ibyo by'ubukire byo kwirundaho imitungo ntabwo byari byabo. Yewe uko nabibonye franchement byari byabo. Bumvaga ari ugukorera rubanda, ariko abantu bose bakareshya n'ibyo birirwa bababeshyira ngo barwanize ngo abatutsi bari bazi abari bo. Umututsi burya yagira kugenda akagira n'amoko y'amanyarwanda. Ikindi byateye ngo umutu n'ubwoko n'umututsi n'ubwoko. Hari amoko y'amanyarwanda 17 iyo tuvuga abasinga cyangwa se abashambo cyangwa se n'ibindi byinshi. Rero ubwoko niko twabyita twebwe, ariko nyine byarahindutse kubera ko abazungu babeshye ngo n'amoko birirwa barwana. Umuntu umwe numvise abivuga kandi bimenye vuba, ni umugabo witwa Nyerere. Disikuru ze muzazisome yavuga iby'abanyarwanda bakomeye, ugasanga arusha abanyarwanda bene igihugu ubwenge azi icyo umunyarwanda cyari, ariko abandi bagiye mu bicu biruga muri ibyo ngibyo by'amoko y'abahutu n'abatutsi, bakanigana bakicana bakamarana, kandi bamwe bakabikora ari ukubera inda nini nta kintu. Ubuse abariho ku butegetsi ubona ari cyo bitayeho kuri rubanda, baba babahutu cyangwa abatutsi. Reka rero turekera kuri iki ngiki cyo icyatumye abo bantu bahaguruka. Sinzi niba ari cyo kibazo cyawe ushaka kumenya, cyakurikirijwe no kugira ngo bakire. Ariko munabigeranya nabo ubu ngubu nabo bize, ndetse ahubwo bize n'amashuri menshi kurusha yo y'abambere. Dufite abadogiteri bize muri za university zikomeye cyane, hano rwose zikomeye ku isi, bize muri za Canada, yongiye muri Amerika, hano mu Bubiligi, bo ariko badafite, usanga badahuje imyumvire n'imitekerereze n'abo bambere bagabo bo barize gusa amashuri wenda yisumbuye nyine mu seminari ntoya cyane cyangwa zenda ni mu seminari nkuru, ariko asanga amashuri bize ntabwo angana, ariko asanga imitekerereze yabo n'imyumvire yabo iratandukanye. Nicyo kintu nagira ngo rwose mutugereranyiriza abo bantu bombi bize batandukanye, ariko nawe ni ibintu biri simple. Kuko abo ngabo bambere rero bize bashaka kugira ngo bazamure imibereho myiza ya rubanda, kuko cyane cyane Rwanda rugufi.
ikindi ni uko abo bantu bakunze kubikabiriza cyane ko abantu b'abaparimuhutu ngo bashatse kuzamura abahutu bica n'abatutsi. Sinshaka kubijyamo cyane, ariko ikintu barwaniraga cya mbere ni ukugira ngo buri wese azamuke, kandi abo ngabo singiye kwirirwa bijya mu magambo menshi iby'abahutu n'abatutsi, kugira ngo abana bato babyumve, bazumve ko mu banyarwanda ba mbere bari barateye imbere kurusha ubu ngubu kubera ibyo ngibyo by'amoko. Rero ibyo abantu bavuga, ariko bari barateye imbere. Bateye imbere n'iki? Imibereho y'abantu. Nta muntu w'umututsi, tuvuge ko umututsi burya ari umutunzi, iyo umututsi yafashe isuka agashyira n'umupanga ku rutugu ajya gutema ibiti cyangwa atema ibitoki, ubu ntabwo aba akiri umututsi. Ibyo biba byararangiye, babayeho bene abo ngabo, biba byararangiye. Umututsi ntabwo ari amazuru, umututsi ntabwo ari indeshyo. Umututsi yego agira uko ayifata, akagira isuku kuko aba afite n'impamvu ayigira, cyangwa se nyine akaba afite nk'uko n'ayo mashusho ye bavuga. Ariko abo ngabo ni abazungu babizanye, abandi nabo kubimenyeraho za mirwari zizi. Ubu ngubu ibintu byarakomeye cyane. Gusa niba umuntu adatunze akaba ari umukene, yabaye umutindi n'ibyo. Ntabwo umututsi utunze ashobora gushyingira umututsi w'umutindi ngo nuko ngo wenda yabakomoka kwa bakanaka barabaye abatindi. Abantu rero burya abanyarwanda barashyingiranye ku buryo budasanzwe. Nabo ngabo twahoze tuvuga bize mu seminari, abenshi iyo babaze nta n'umwe wigeze abarongoye abahutukazi b'abatindi ni bake. Nabo baravuga ko wenda umwana w'umukungu ari umuhutu, ari umukungu, cyangwa se akajya mu bana b'abatutsi bifashije kandi koko bakavuga bati bariya abantu nibo bazungu b'ubu ngubu tugomba kubashyingira. Singiye kuvuga amazina yabo rero, abagiye barongora mu ngo zikomeye z'abega n'iz'abanyiginya barahari, ni benshi cyane, ari abanyiginya b'abakobwa, ari n'abanyiginya bandi. Sinshaka kuvuga amazina yabo, nuko rero bagira abagikorera ngo ndanirirwa mvuga amazina ngo babene wabo cyangwa abantu. N'ubundi sina ngombwa kujya ku mazina y'abantu, n'ubundi ku radio ntabwo tugenda twibasira cyangwa tuvuga amazina y'abantu, ngo ntabwo twibasira abantu, ngo twibasira ibitekerezo byo byose bidushishikaje cyane, nta ibitekerezo nuko rero u Rwanda rurigenze rero nyine 32 u Rwanda rurigenze, ubwo nyine independence irabaye cyangwa independence bavuga mu kanya. U Rwanda rurigenze 32, w'indi repubulika ya mbere nyine najibayeho, bakoze ko bashoboye byo ntabwo tugarukamo nyine, tugaruka ko turimo turatinda kugerekeye ubwigenge gusa, kuko ibyerekeye uburyo ubutegetsi bwakozwe 32 kuza byitero byawe byose ntabwo tubigarukaho cyane mu mateka. Ariko nagira ngo tutinde kugerekeye ubwigenge, tuje tukagera muri 2003 ukuntu noneho byahindutse, ugasanga iyo tariki y'ubwigenge ibaye nkaho inizwe itariki ya 5 Nyakanga. Umuziki nitare Rusenga Juye mu Rwanda tuzigoye ko abantu bazi Rusenga Juye kurusha uko bazi le 1er Juye kuva muri 2003. Ndabona yego tumbe icyo kintu cyo kuntu noneho ingoma zagiye zikurikiraho, kandi rwose nagira no kwingiriho aho usanga itariki ya 4 Nyakanga ariyo ikomeye cyane, ndetse unanababwira rwose ko uyu munsi ku itariki ya 1 Nyakanga mu mwaka wa 2019 mu Rwanda hawaye urugendo rwavuye Igicumbi, aho nyine ku Gicumbi cy'intwari rugana ngo nyine rushushanya urugendo FPR yakoze ibohora u Rwanda. Ugasanga itariki ya 1 aho kugira ngo bazirikane ubwo bwigenge twari tuvuga mu kanya, ubwigenge mu mwasobanura neza rwose buri kubiri, ahubwo noneho barimo barashyira imbaraga nyinshi cyane, barashyira mettre accent cyane omega, barateza imbere cyane, baravuga cyane ibyo FPR yakoze kuruta uko iyi tariki ya 1 Nyakanga itwibutsa ubwigenge bw'igihugu. Icyo rwose ndagira ngo mu gihe kintu bitubwiraho ukuntu ingoma zasimbuye repubulika ya 1 zagiye noneho itariki y'ubwigenge isa nkaho izimiramo mu make rwose iburiramo. Sinzi rwose niba ari ikintu bitubwiraho. Ndabikubwiraho ko ibintu byose bintakabara, ari umunyarwanda yabyaye umwana ngo ntakabuge imvano. Finance uko yaje abanyarwanda bose bayishaka, b'abahutu b'abatutsi, bayishaka ku mpamvu zitandukanye n'iz'abahutu. Abatutsi cyane cyane ndavuga bari abategetsi kwa kuvuga bagiseseka, bavugaga bati independence turayishaka kandi dukomeze ubwo butegetsi tutavanyeho ibintu by'uburetwa. Kandi bati ntibishoboka ko independence yaboneka uburetwa butavuye. Urumva se ibintu rero biza gukomera, noneho nyine runi bijyamo, basaka abo ngabo babijyamo,
biza kuba ngombwa ko haza kuba ibyo bumvise bita ngo ni imidugararo cyangwa se revolution n'19 no bamaze gutanamo no bumvise ko ibintu bikomeye ntibyabuza ariko ko niyo independence iza bavuga ko ibyiza ari uko batandukanye abanyarwanda bakababaza niba bahitamo gukomeza ingoma ya cyami kuko hari abantu bavuga bati iveho abandi batigumeho none independence iboneke biza kuba ari ngombwa ko bakoresha referendum babanje kugitarama bavuga ko bashatse repubulika ariko none iranga iki kintu ni ikintu gikomeye none iranga ivuga ko bitashoboka ko abantu bavanaho ubutegetsi bwa cyami gutyo batabajije Rwanda nari baravuga bati nibyo kuko nibabaze Rwanda ndetse umwami Kigeli aravuga ati kubaza Rwanda sinshaka ko babaza abagabo gusa bazabaze n'abagore kuko mu Kinyarwanda abagore bose aho tukazi n'abatwakazi n'abatutsikazi bose hari abagore b'umwami niko babyi iyo referendum rero ntabwo runari yayitsinze referendum yatsinzwe na Prosoma ifatanije na MDR Parmehutu none rero ubu igihe cyo kwaka independence kiraza kuko nsa n'uwasimbutse cyane kuko kugira ngo bakoreshe referendum nuko babanje gukora icyo bita coup d'etat y'igitaramo 28 z'ukwezi kwa mbere muri 61 iyo banze abazungu barayanze abakoloni barayanze abo bakavuga ko ababiligi bashobora kuba barari urwara bahutu kugira ngo banabikore ababiligi barahakana bakoresha referendum iyo referendum rero ni igomba kumenyekana kugira ngo mubone uko nsobanura ibyo wambajije yego Indumu yarabaye ku itariki 25 z'ukwezi kw'icyenda 1961 ngira ngo namajwi 72% bemeza ko ubwami buvaho barongera abandi 70 nayo avuga ko umwami Kigeli nawe ava mu magambo make imwe yemeza ko repubulika ariyo ko umwami Kigeli yapfuye birangiye bityo rero noneho bavuga bati noneho reka dushake independence rero ntabwo ari ababiligi bayitangaga none kuko twebwe twari sous-tutelle twari indagizo bagina amatariki rero independence zabonekeraho bavuga ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/1962 u Rwanda n'u Burundi birigenga jiwe nanjye byarashimishije kuko niba muri college twari mu bantu bira abanari natambura majoro tugenda tuvuze tuki n'ingoma imbere ya tribune bari bubatse hariya i Kigali mu mujyi rwagati independence rero ibonikiye abanyarwanda benshi cyane barayishimiye ndetse n'abatutsi barayishimiye bagira aho ngaho baramenyera kuvuga ko umuntu wari umushefu kugira ngo amenyere ko bamuvanye ku butuge namwe mujye mushyira mu gaciro byabanje kujya bigorana ndetse bamwe bahitamo no kwigendera cyane cyane mu 63 baragiye bavuga ko umwami adahari ko niko bagiye ko bagarukanye n'umwami bagasubiza ku bwami ibyo rero sinibwo mbijyamo bivuga amagambo menshi ko byatwira byasaba ko umuntu yakwandika igitabo abantu rero baragenda ubwiyenge burakomeza imitegekere rero yo ku gihe cy'ubwigenge nicyo nahoze numva uvuga abantu bakoranye umutima udasanzwe kugira ngo ubwigenge bukomere bose ku buryo abantu bamaze gushyiraho ibira by'amabanki cyane banki y'igihugu bajyaga muri mission babahaye utuntu tw'udolari bajyana bakaryaho dukeya andi bakazayagarura bakayashyira muri banki sirivuko ibyo rero ntibikibaho abagenda ubu ngubu ni ugushaka ayo ni ugushaka amadolari kimwe nayo nabonye rimwe i New York babishyize no mu binyamateka Kagame yishyura hoteli 21,000 ku madolari bayakompara n'uwitwa wari warasimbiye Tony Blair bagiye ko yitwa Cameron yishyura 2,000 n'undi yishyura 21,000 urumva abantu rero ugeze kubivuga ubukire bwa independence uko byakijije abantu bamwe byagiye bikiza udutsiko ndetse bitera n'induru mu bantu kurwanira gutegeka kugira ngo ukire abandi bose ibyo bari bararwaniye kugira ngo baci ikintu kimeze nk'ubucakara kandi babwira abana bige bamenye bakorera igihugu bakizamura bisigaye bitandukanye n'igihugu iyi politiki bamwe bagiyemo ni politiki y'inyungu kubirwanira bakaregana bakicana ni ibintu bikomeye cyane si mu Rwanda gusa ni Burundi byarabaye
bakumva ko bamwe bati ntabwo abahutu bagomba gutegeka nibategeka bazakira, abandi bati ntabwo abatutsi bashobora kubategeka bazakira kandi bari baranakize ibintu nk'ibyo. ubu ngubu ibya independence byari bigombye ahubwo gusubirwamo tukamenya niba ari independence ya rubanda cyangwa niba ari independence y'abakire abantu bashatse. naho ngaho arangiriza kuko sinshaka kubigira birebire cyane. icyo kintu rwose umuvuze ndabenda turaza kugerwaho mu kanya niba ngombwa, ariko nagira ngo mubaze uko kuntu ubutegetsi noneho bwasimbuye ubwo nyine mutubwira ko rwose bwari bwabanje butangira buharanira inyungu za rubanda aho guharanira inyungu zabo bwite, uko noneho ubwabasimbuye noneho rero bo noneho ko iyo tariki ya mbere Nyakanga kusa nkaho irimo kuzimangatana, nako ntabwo ari sa yazimangatanye rwose, yazimiye itakibukwa. Nabaga urugero mu kanya rwa Losenga Juillet ya 5 Nyakanga, ndimo ndabaha urugero rwa 4 Nyakanga. ubu ngubu noneho murabona no guterwa n'iki gituma rwose ubutegetsi bujeho buzimangatanya ubwabo bandirije, ariko cyane cyane bukanazimangatanya iki kintu gikomeye mu by'ukuri. Itariki ya mbere z'ukwa karindwi ntagere umuntu umwe gusa, mu by'ukuri ireba abanyarwanda bose. mu kanya badusobanuriraga ko abanyarwanda bigenze nyine ukubiri nyine ku buryo bubiri, kuki ubutegetsi buno buza gusa nkaho buzimangatanya iyo tariki, busanga gusa nkaho yibagirana, kandi kuva muri 2023 kugera ubu ngubu buragenda gusa nkaho itariki buyigizayo ndako buyiburizamo rwose bukayimbuza iyo ubwo ubutegetsi bwaratangiriyeho muri makeya. hari inyigisho nyine zagiye zibura muri iki gihe, kuko repubulika ya mbere ntiyarenganywa kuko nta gihe yamazeho. kuva muri 1962 bavuyeho muri 1963, ntabwo ari abatutsi babavanyeho, n'abahutu ubwabo batashoboye kumvikana mu mitegekere yabo. bamwe bati hari abanyagitarama nibo bita abanyenduga nabo bita bakiga, bararwanye karahava kandi aribo bafite ubutegetsi koko. ubutegetsi bwari induga nyirango nuko hari perezida Kayibanda, ariko ntabwo perezida Kayibanda nabo banyenduga bari bafite ubutegetsi bukomeye. sinongera kubisubiramo kuko ubutegetsi bushingiye ku buryo bwo kurinda umutekano w'abanyarwanda n'umutekano w'igihugu muri rusange. icyo nicyo kintu cya mbere. ikindi cyagombaga kwitabwaho ngira ngo ni ukuntu nk'iby'amashuri byagomba kwitabwaho kugira ngo abana bajijuke kandi bajijuke mu gihugu cyose nta kuryamirana. ibyo bintu rero uko ari bibiri ngira ngo byitaweho cyane, ariko icyagiye kibateranya ngira ngo ni ishyaka. mu ishyaka ryabo ngo hari abataye umurongo, abataye umurongo ntibanabyumvaga batyo kuko basomaga za manifeste ngo barebe ko discipline basinyiye ikiriho. ikindi ni ukuza gushyiraho ingabo zikaba zisa n'iz'akarere. ibyo rero byazanye imvururu, abantu baravuga bati independence yarabonetse ariko tugomba kuyikiriramo ntabwo tuzayikiriramo tudafite n'ubutegetsi bwose. ubutegetsi bwose ahandi mu bindi bihugu ngo byagiye bigenda abasirikare bagomba gufata ubutegetsi. muri Afurika byageze aho ngaho biba indwara. ibyo mu Rwanda rero byo nanjye ni ikibazo nakurikiye cyane, bose nari nkuze cyane kandi njyavu nabyitayeho mbere mukuru kugira ngo menye neza kuko icyatumye ibintu bihinduka kuva muri 1963 nako 66 byatangiye guhinduka 68 nagiye no muri parlement kureba aho abantu basa n'abatongana iby'ubutegetsi i Kigali. bari mu ishyaka rimwe ubwabo ukabona bagongana ugasanga bisa n'ibiteye isoni. ari ibintu bashoboraga kumvikaniramo muri kongere yabo, niko bigenda mu mashyaka, ahubwo bagashaka kubyumvikanisha muri parlement no muri guverinoma, kugeza igihe kuko byerekana ko harimo ibice. ndetse bamwe nabo abanyagitarama ugasanga basa nabo ubwabo bagongana. noneho biza kuza mu buryo butumvikana, abana batangira kurwana mu mashuri, abakozi b'abatutsi birukanwa mu mashuri, habura abagombaga kuba babishinzwe ahubwo ukabona aribo babyogeza. kugeza kudeta ibereye. ntabwo rero nshaka kujya muri izo za detaye, abagiye babikora bamwe baracyariho, bari bakwiye kujya babisobanurira abatoya uko byagenze. byabaye nk'ibintu ngewe navuga ko ari ibintu biteye isoni.
noneho abo ngabo bari ku ngoma bategekaga igihugu barashwana, ibintu birasandara kudetirabo. Abo byashimishije ni abantu bateraga igihugu kuva muri 1961, 1962, 1963 ho bari bagiye gufata Kigali, bagarukiye hariya ku Kanzenze ku birometero 12. Abo rero ngira ngo bo bakomye mu mashyi bumvize ko iyo ngoma yabo bahutu yahirimye, ko niko bayi. Ntabwo rero yamaze igihe imyaka 11 niho abo bantu biteye isoni gusa, nta kintu rero bavuga. Imyaka 11 ntibashoboye kumvikana, ari kubera ibintu by'ubutegetsi bamwe bari babufite ahubwo bakarwanira no kubufata bwose. Ntibumve ko n'ubutegetsi buzarangwa. Habaye amakosa nibo bagombaga kuyakosora, si abazungu bagombaga kuyakosora, si na rubanda bagombaga kuyakosora. Yagomba gukosorwa nabo bakumva ko inyungu z'igihugu zisaba kubumvikana. Siko byagenze rero. Ni ukuvuga iki? Kuva muri 1973 ari ibyo by'uburetwa bari bararwaniye ibyo ntabwo abasushefu n'abashefu bagarutse, cyangwa se abatutsi bari batunze ku bagira bahake bagire n'ibikingi ntibyagarutse. Ariko ibintu by'ubutegetsi bwa independence bari bararwaniye byashobora kuzamura rubanda n'amashuri n'indi ntibyasubiye inyuma, kuko ibyo barwaniraga ngo bakora ari byo n'abandi bavanyweho bakoraga: kuzamura rubanda, gushaka za dispenseri, gushaka kwigisha abadamu, gushaka kwigisha abanyarwanda ngo bamenye gusoma, mbese ibintu byerekeranye n'ubuzima n'ibintu byerekeranye n'amashuri, no gushaka uko abantu bajya bagenderana nk'ibiriya by'imihanda yakozwe muri Repubulika ya mbere kamwe miriho. Hari ibintu byinshi byakozwe muri Repubulika ya mbere, jewe ntabonye Kigali mpageze muri 1959, birimo n'ikibuga cy'indege, birimo imihanda ya kaburimbo, ibyo byabagaho. Ikintu independence yagizeho kaburimbo ni kilometero 1.5 yari bagi Butare, n'ikintu kitageze ku kilometero bakoze i Kigali. Independence iri bubi, abazungu ndabareba bacece babyubaka kuva kuri ka militaire ukagira ahantu hari hubatse posta hari hafi ya posta. Nibyo bya kaburimbo byari bihari. Abo bantu rero icyo independence kuri yewe ntabwo hari, nabona uko bisobanura, ariko uravuga uti ni kuki ikibazo ni icyo kuki usanga ngende mo ndabireba nk'umuntu uri mu myaka 2019 ngiye nkasubiza amaso inyuma nkareba nkasanga muri 1973 icyo kintu kitwa independence, nuko ubwigenge basa nkaho bwatakaje agaciro kabwo, ahubwo hashyirwa imbere ibyabaye ku itariki ya 5 Nyakanga. Ejo bundi nabwirongeye bisubiwemo nanone ku itariki ya 4 z'ukwa 7 muri 1994. Nabo ugasanga nanone cya kintu kitwa ubwabwinge twavuze mu kanya, kandi bwavuze kudusobanura ukuntu ubwigenge ari ikintu gikomeye cyane, ko abaturage le peuple, la nation iba yumva kuko igize ishema mu ruhando rw'amahanga, ariko ugasanga abayobozi b'igihugu bahisemo ko icyo kintu bagishyira ku ruhande, ahubwo bagashyira hejuru itariki bo bafatiye ubutegetsi. Ikintu ngira ngo nibaze nuko muri ibyo twakwita mu mateka y'abanyarwanda ibyo bita ubwigenge mu by'ukuri ntibyabagaho. Ni nayo mpamvu nyine abantu bavuze bati kugira ngo bizarambe nuko twabanza tukavanaho uburetwa. Kumenya abanyarwanda ari nk'abantu bakunda kwihakirwa cyane abo bita abahutu, ubona ari nk'ibintu bikundiye. Ubuseho ubu ngubu uravuga ko hari independence mu Rwanda, niko ubibona. Barapfukamye barirwa bakoma amashyi, bababwira ko bazabarasa ku manywa y'ihangu bagakoma mu mashyi. Urumva abandi rero nabo independence bayifashe nk'ikintu cy'ikinisho, bakumva ko ubwo abazungu bagiye bashobora gutegeka uko bashaka cyane. Ariko ikintu mukunda kwibagirwa ibintu by'abasirikare uko byateye muri Afurika yose, urumva, kandi bitewe n'abazungu bashakaga bo bashyiraho bagashaka abasirikare. Bariya bamubuti ntibagomba gutegeka mu buti, yari umukarani wa Lumumba, ariko baramubonye basanga ari umuntu wigeze kuba umuserija, baramutenga nyine mu Lumumba, baramwica n'abandi babiri babajugunye muri acide mu ngunguru. Umuzungu hano wabikoze abahantu bita Brige yigeze kumubaza uko byagenze, arabitekereza avuga ngo n'ibyinyo bye nari nazanye ngo narabifasheho nk'ikintu cy'urwibutso y'ibyo y'amarero twakoze, ngo nabijugunye ejo bundi mu nyanja ya ruguru, niko bayita ngo ni la mer du Nord. Donc
ibi bya independence ntabwo abantu babyumvise nk'uko ahandi mu bindi bihugu babyumva, nk'uko Buraya bagiye barwaniriza za independence, nk'uko abanyamerika barwaniye independence bigobotora abongereza n'ibindi bihugu nk'ibyo ngibyo. Babigize rero ibintu bisa n'umukino wo gusimburana mu bukire bugiye gutangwa n'ibintu biturutse Buraya, ngo bazabaha imfashanyo, bizagenda bite, ibintu nk'ibyo. Bamwe bati ntabwo twatangwa n'ubwo bukire. None idindiza ibihugu uzarebe Kongo ni igihugu gikize cyane, ariko independence yacu kuva muri 60 ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu, independence ntabwo nta nubwo bakiyibuka abantu, ahubwo bibuka abiba, abakize, abagomba kuzajya i Buraya gushaka y'amazu, ibindi no mbese ibintu by'ubujura mu magambo make. Rero bayifashe nkaho ari nk'igikinisho kitagomba no kugirira rubanda akamaro. Amatariki yayo ntugomba no kuyavuga. Abasirikare iteka iyo bafashe kudeta, iyo bakoze kudeta bashyiraho umunsi wabo. Cyane cyane mu bihugu byacu baragikinishije, ahubwo bakigira nk'aho bahawe uruhusa rwo kujya birirwa baniga abandi, haba muri Kongo haba ni Burundi. Independence i Burundi twayiboneye rimwe muri 72, hashize imyaka 10 bahuka mu bantu bisha abantu 300 na abatutsi bica abantu. Mu Rwanda ibyabaye muri 72, abatutsi bavanwa mu mashuri, abana bavanwa mu mashuri, abandi bahunga, ni ibintu biteye isoni. Iyo independence rero ntabwo abantu bayitayeho. Icyo bitayeho kenshi ni ukuzamura imikirire yabo n'imibereho yabo no gusuzugurana n'ikintu ngibyo. Ibyo ntunabivuge, ibyo kuvuga bayizanye, ibyo kuvuga ko bakana karibo barwaniye iyo ntambara yo kuzana independence no kuvana ibyo by'uburetwa, ntawe ubivuga. Aho bantu urabavuga, ahubwo abantu bakaba bakubwira ko ndetse ushinyagura nako ukoze ibara kuba wabavuga. Ndatanga ntabwo ushaka gutanga ingero zo mu Rwanda zo ziratangaje, kugeza n'igihe abo bantu bagiye muri iyi ngiro yo kubohoza bene wabo, tujya kubashyingura mu cyubahiro bwacu, abantu bakajyayo nijoro bakafata amasanduku twagiye tubahamba bakayagira ibyondo bakajya kujugunya mu mirima, niko bavuga ngo twabajugunye mu mirima ngo basange bene wabo. Hari ibintu umuntu atavuga abwira abana cyetse bifashe igihe kirekire. Ikindi rero ushaka kubaza kuri ibi bya independence, umuntu yavuga ko yanapfuye mu magambo make. Ipfurwa na kudeta yo muri 73. Nta muntu n'umwe ushobora kuzasobanurira akamaro ka kudeta yo muri 73, nta n'umwe. Ntabwo yakijije abo yagombaga gukiza, abo bavanyeho ntibigeze bagira n'ubuzima, nibura ngo baba abasitwaye rekada. By'abanyeshuri ntibyabaye regere kugeza wenda n'ejo bundi ubutegetsi bufashwe, ntabwo byayikiribura ari byarangije ibibazo by'amashuri. Ni bikomeye cyane, sinamenye uko mbisobanura. Urabisobanura rero bati ngo yarabogamye, ngo yavuze bariya. Jewe mvuga ibyo numva binogeye, ntabeshya, nta muntu mvukwaho. Bakwa kubahutsira ngo ngomba kwe kubatutsi, ntabwo nzahakwa kubanyendwa cyangwa nzahakwe kubakiga. Jewe numva igikomeye mu Rwanda ari ukubana Kinyarwanda, nta n'ibindi. Wenda turagira mu kanya, ariko nagira ngo turebe uko kuntu mugenda muvuga ibyerekeye nyine byabaye muri 73, ariko ngiye mbona ndenda namwe ko mbitekereza ari byabaye muri 73 koko yababaje koko, aho Habyarimana nyine avanaho Kayibanda, tujye tubona amazina, tujye tuvugana amazina rwose, uburyo yavangweho nabyibona nyine ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko ingaruka byagize ugeranyije n'uburyo bavanyeho Habyarimana, uburyo Kagame yavanyeho Habyarimana, ni ingaruka byagize. Turamutse tubigereranyije ibyo bintu byombi, izo evenoma zombi, donc ibintu byabaye byombi, none ukanabigereranya no kunyeka bizana bwa bwigenge, ko nyine genda tubazanye ubwigenge. Donc urasanga uko iki kintu mu kanya mwawe nk'abisura muvuga muti ubwigenge bwarapfubye. Murabona koko u Rwanda rwacu ruzagerwa rwigenga nkuko twatangiye tubisobanura, nkuko twatangiye bidusobanura mbere rwose. Murabona urebye ayo mateka uko yatubwiye byatangiye, murabona rwose koko u Rwanda rwacu ruzagerwa rwigenga, noneho ubwo bwigenge nyine ugapfubuka. Murabishoboka bya 73 ntabwo babigereranye n'ibyabaye muri 94, ntabwo babigereranye kuko igihe bya
1973 ni ibintu numva biteye agahinda cyane kubona abantu badashobora kumvikana kandi baragize umugambi umwe ari abantu bamwe bavuga ikinyarwanda kimwe bararwaniye kimwe hanyuma bagateranwa n'ibintu ngo buryo abanyenduga ngo n'abakiga ubutegetsi bananiwe ntabwo ari ukuvuga ngo kubusaranganya abo bananiwe kubusagasira biteye isoni kubona ibintu bigomba kujya mu ishyaka bijya kujya muri kudeta kubera ko mu butu yavuze ko nabo bagomba gufata ubutegetsi Ncombera arabufite Amina arabufite nawe arabufite muri Kongo niyo basigaye bonyine kandi bakaba bazi ko ngo hari umuperezida ushaka kubana n'umusocialiste wo muri Tanzania ibingibi ni ibintu by'amatiku ntabwo ari politike reka rero tuye kuvuga 94 ntabwo mugomba kwibagirwa ko muri 59 Mwami Rudahigwa yaratanze asimburwa na Kigeli aza kutumvikana n'abazungu agenda nk'ugiye ngo kureba Badage Hammarskjöld wahoze ari umusekreteri general wa Loni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye kugira ngo mbese musobanurire neza ikibazo cyo mu Rwanda kuko yabonaga bisa naho bishaka kumunyura mu myanya y'intoki ariko ntiyagarutse kuri iyo tariki ya independence ya Kongo ngo yagomba kubonana nawe muri Kongo niko avuga nanjye twarabiganiriye ariko ntiyagarutse kuva ku tariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu 60 ntiyagarutse mu Rwanda yagiye ubwo nyine kugeza gihe niyo referendum bayikoreye ntiyagarutse yashatse kugaruka aragenda yihisha nk'amasaha 20 n'abazungu barongera umusubiza Dar es Salaam ibyo ngibyo rero iyo ubitekerejeho abantu bateje intambara yo muri 90 ntabwo baje gusagasira ibintu bya independence no ntabwo ari iriya ntambara ni intambara yo guhora urumva abanyarwanda bose ko bamwe ntisi ko babibonye ariko ibitekerezo ni intambara yo guhora ntabwo Kagame ari umututsi usanzwe Kagame ni igikomangoma cy'umwakagara n'abantu bakomeye cyane ntabwo sekuruza we witwa Kigenza yari murumuna wa Kabari intambara yateje akaca abantu ku rucuncu agica umwami Rutarindwa akamwicana n'abandi bakono bari bahari bene wabo ni ibintu bikomeye cyane biriya nawe icyo Kagame yashatse ni ukwerekana ko abantu bahoze kuri iyo ngoma bagomba kwisubira setu nta bindi ibintu byo kwirirwa abantu bapapira biki kandi babikoze mu bintu by'ubwenge babanje gushaka abahutu babajya imbere ba Kanyarengwe uzareba ifoto Kanyarengwa sinyana na Habyarimana amasezerano yarusha urumva bariya rero ibintu byo guhora bavuga ko bagomba gusubizaho ubutegetsi bwabo babikoze ku buryo umuntu yakwita scientifique urumva kandi babigezeho iyo bya independence bose ibyo bashakaga ni independence bayishaka ubu rero ni ngombwa bati ubutegetsi turabufite independence zizaza nyuma independence nibi nabariho independence y'agatsiko cyemera ibya Kagame n'inyigisho za Kagame ni ubutegetsi bw'igitugu ni ubutegetsi bwica kandi bukanakiza independence ziri hehe ahubwo abanyarwanda ibyo bari kurwanira ni ugushyira hamwe kugira ngo iyo independence izagaruke nta kindi kuko ubu ni independence yo ntari twebwe turi abana twabayeho igihe cy'abami ariko nta bami bigeze bakira nka Kagame ni umuntu ukize wagira ngo niwe wabirwaniye wenyine ibi bya independence ntabyitayeho yitaye kubyo gukira no gukiza no gukiza abamuhakwaho abashaka kumurusha gukira abenshi yarabahitanye ntabwo ngiye kwirirwa mvuga amazina hari abunzi bakoze kandi bamufashije bari mu Rwanda unarinzi cyane n'umuntu witwa Kaje Guhakwa ntabwo yamufashije bukeya yamufashije cyane abandi ni bamajyambere babaye abatingi nabo bafashije Kagame ntiyabihakana hari n'urupapuro majyambere yigeze kunyereka bari barasinyanye na majyambere barasinya bombi ko bazafatanya muri ibyo bya politike n'ikibabeshyana ari majyambere we ntawe n'ukimenya niyabo abandi bagiye bamufasha n'abamwe bagiye harashika kuvuga amazina yabo ni benshi cyane ariko kuri iki kibazo rero cyerekeranye no kugira ngo abantu basubire ku butegetsi muzasome n'igitabo cya Kaje Guhakwa nawe arabisobanura nuko ndakibuka titre yacu ibigisohoka ariko ibintu birimo birashimishije kugira ngo umenye ukuntu ibintu byagiye bigenda independence rero tuyigarukeho iya 62 kugeza 73 yarapfuye iya 73 kugeza muri 94 nayo yarapfuye ntabwo independence ari kugira amajyambere gusa independence ni no kugira ubumwe bw'igihugu d'abord ikintu cyane mu byo twavugaga byerekeranye na MRND yaravuga ngo ni ubumwe n'amahoro wenda barabirwaniye ariko babirwanira abo ngabo bashatse guhora ibyabaye muri za 60 bo ntibari babyitayeho yego hari amakosa yakozwe
yo kuvuga ko u Rwanda rusa naho rwabaye hari urw'abahutu kuko ngo abantu barimo barahagije ngo baje mu kimwe nuko waba umenye usutse andi mazi ku kirahuri cyuzuye urumva mazi ntafite ahajya arameneka. Ese icyo kintu cya gatebe gatoki icyo kintu cyo kumva ko kandi bose n'ubu ngubu iyo rwose iyo umuntu abyitegereje atabogamye asanga icyo kintu cyo kumva cyavamo nanjye ngemo cyangwa se vamo nsubire mu iyo ntebe wicayemo kigihari mubona kizakemuka gite kizarangira gite iyo gatebe gatoki mubona hari uzagira ubwo irangira hari uzahereza buriya izarangizwa n'abato sinzi ko ubundi yagombye kurangizwa n'abantu b'urubyiruko ariko ubona urubyiruko ubu Kagame asa n'ushaka kuvanamo ubwonko cyane kwigisha abo b'abahutu ko basaraba babicaye bari baramaze abatutsi ariko ntawe uvuga iby'abatutsi ngo avuge ukuntu bafataga abantu bakabaca ibyo bambariyeho nitangaza ibyo bambariyeho sinshaka kuvuga ngo ibyo bitera seme ariko hari byinshi umuntu yavuga ariko ngewe sinumva ko ari ngombwa ariko ubu ngubu ubutegetsi buriho bwigisha abanyarwanda kwangana ni ikibazo gikomeye cyane wigisha abanyarwanda kwangana ab'intege nkeya singiye kuvuga amazina yabo bamwe ndabazi muri abo ngabo b'abasore bamwe n'abakomoka yongeyo iwacu ukubona abantu barapfukama bavuga ibyivugo byo kwishima ko ngo ubutegetsi buriho kandi bubakandamiza urumva ubutegetsi buriho nongere misubiremo bwaje ari ubwo guhora nabo bwaje ari ubwo kuvuga ko abanyarwanda ari abanyarwanda ko bubaka igihugu nk'abanyarwanda ntibacyubake nk'abahutu babicanye cyangwa se ngo bacyubake nk'abatutsi bacitse ku icumu. Iyi ideology nuko nguko imeze ntabwo kandi kuva ku ngoma y'abami nubwo abami bafite ibyo bakoze byabo ntabwo abanyarwanda bigeze bacika mu bice nk'uko bimeze ku nguko n'ubu birakabije. Ideology yo gusobanura ko abantu bamwe aribo bapfushije bakitwa bacikacumu n'utari uri mu Rwanda ubu yumva ko yitwa ngo umututsi ahitamo kutavuga ko ari umututsi akavuga ko ari umucikacumu. Abahutu rero bo babaye abateracumu n'ibyo nta bindi. Abana rero bacyumva turavugana nabo abana bato ni frustré urumva se hari n'abava mu Rwanda bakaza bashaka kumara iwabo bavuga bati murabicanyi ibyo tumaze kwiga yo batubwiye ko murabicanyi twebwe dufite erega igihugu cyabaye sinamenye nako kinakigerera abantu ibyo bashaka no gukira kandi umukuru w'igihugu atanga urugero abantu ni ugushaka gutegeka igihugu nk'utegeka ibikingi bya kera bashingiye ku bintu by'amoko kuvuga ko uri umututsi bizaguhesha ishema kandi ugenda uvuga ko mu by'ukuri warenganye ko abahutu bakwishe kuva kera ibyo ni ikinyoma ariko nuko nguko biteye. Rero iby'ubwigenge n'iby'imitegekere y'igihugu cy'u Rwanda kuva kuri independence kugira ubu muri za 1960 kugeza ubu ibintu byarazambye. Jewe rero nakubwiza ukuri n'abana bategetse kuva muri 1962 kuva ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi kugeza wenda babavanye n'abana nkubwiza ukuri kandi ku ngoma ya Habyarimana yazanye amajyambere ariko ibyo yakoze iyo ngoma bahirika aho bavanye ku butegetsi ntibabahe n'igihe cyo kubaho nibura n'amahano iyo muri 1994 rero bono ni kaminuza ntabyo nakwirirwa mvuga Kagame yazahagarara imbere y'abanyarwanda yazaba kirimo umwuka ngo avuge ko atari umwicanyi we aranabyigamba tinyuka umuntu w'umusirikare avuga ati nishe sendashonga ati niba bamwishe mwo kuriga mushakisha hirya no hino kuko yari yarenze umurongo tutabona ngo utukura atani ngewe I am not apologetic ntawe ngo imbabazi no kwica zabikomeza gusa murabona tujye nta bumwe bw'abanyarwanda iki kintu cyo ni nanjye vuga ngo ni grave kandi grave ari igifaransa ni ikintu gikomeye cyane kuvuga ikinyarwanda kubona twarashyingiranye na kera ku ngoma ya cyami tukabana kinyarwanda tugasangira no
ubu ngubu ntibigishoboka, ntabwo bigishoboka cyane cyane mu bana. Reka noneho ngubu urugero narabivuze, mbona hari abantu b'abahanga ngo bize za university iyo basesengura bavuga ko umuntu atutse ngo abatutsi. Jewe ntabwo niko abatutsi kandi babivuga, nabonye ari nk'imfunya, sinzi ko abatutsi bariho. Ntabwo ibiriho ubu ngubu byerekeranye no kuvana ivangura ry'amoko byateye intera ku buryo ngewe ntigeze ndimenya ndi umwana. Ndaguha urugero rumwe nirwo ushaka kurangirizaho. Mu rwego rwose muraruzi rw'umukobwa wavuye ku Kibuye akaza kuvuga ati nanjye ndi umwana mu bandi, ndebe ko nanjye nagira amahirwe yo kuba natunguka mu bantu nkaba Miss Rwanda niko bamwita. Ni ukuvuga mbese umukobwa wawe bahisha bageza ngo ni nyampinga w'umunyarwanda. Abantu bati inguge nayo iraje. Inguge ki? Kabuhariwe. Inguge kabuhariwe imwe bita ngo ingagi. Witonde, bukeye bashushanya no mu binyamateka bya leta. Ibinyamateka mu Rwanda bashushanya Kayibanda, uwo mukobwa muri inyuma. Donc Kayibanda nawe ni ingagi nkuru yabyaye izindi ngagi. Ibi ngibi urumva ibintu by'agasuzuguro dushobora kubibaniramo mu gihugu wowe mbere yuko muvuga ibyo bya independence. Naho ngaho ndangiriza. Icyo nifuza rero niki? Icyo nifuza abazategeka u Rwanda, Yesu nzabanyiriwe, nibashake daboro ubumwe bw'abanyarwanda, bumve ko umuntu ari umunyarwanda mbere yuko abamututsi cyangwa se abumutu. Burundi mubona ko ni igihugu gisa nkaho kiri impanga y'u Rwanda, ariko nk'iyo ndebye uburyo mu Burundi uyu munsi bo bizihije isabukuru y'imyaka 50 nabo bamaze bigenga, ndetse ugasanga uburyo bwana Petero Nkurunziza perezida nyine Burundi yagiye ashyira aho icyubahiro abantu baharaniye ubwigenge bw'u Burundi, ntayo kwikukira mu Burundi, ukareba ndetse yafashe rwose n'ibyemezo byo guhindura ibintu bikomeye, kuvuga nk'ikibuga cy'indege, imihanda ikomeye, agenda yiha amazina y'abantu bagiye bahanira ubwigenge bw'u Burundi cyangwa se bagiye bagaragara mu mateka y'u Burundi, barimo bandadaye abo ngabo, barimo n'abandi, ku buryo bwose ureba ugasanga n'abami rwose bigenje, none ukabijyana n'iby'u Rwanda byo noneho nako twageranye ubwo bwigenge bwacu bw'ibihugu byacu byombi, kandi dusa nkaho turi impanga, duhuje ibibazo, tugize gute, ariko uburyo mu bundi barimo kubyitwaramo bitandukanye n'ibyo wacu mu Rwanda. Rwose ngira rwose mugire ko rwose kandi ko kugereranya mwadukorera gatoya kugira ngo tuzi ikiganiro cyacu. Wewe ntabwo by'abarundi burya jewe nturanye n'u Burundi ko kuva iwacu manu kujya za Bugarama kagera za Cibitoki y'Ubujumbura hari ibirometero 130 gusa. Abarundi ndabazi namenye ndi umwana. Abarundi n'abantu bazi kubana. Abarundi byo bahutu n'abatutsi byari bibarimo, byazamwe n'abazungu, bari abarundi gusa. Urugero nkunze gutanga ni urw'umuganwa Ruwirwa Gasore. Umuganwa Ruwirwa Gasore yari umuhungu w'imfura y'umwana w'umwami, ajya no mu ishyaka bamwishe afite imyaka 28, ari mu ishyaka rya Iporome. Arwisheza kugira niki? Ntabwo mu Rwanda byigeze biba, niba byarabaye ubu bazabimbwira ko umwami waho yigeze arongora umuhutukazi, ariko Ruwirwa Gasore niwe agomba gusimbura se yarongoye umuhutukazi. Urumva ubwo umugabo witwa Ntamikebyo. Abo ngabo n'abantu abarundi bari barateye imbere no mu majyambere no kwitwara neza no gutegeka nk'abahutu buryo. Abantu banganaga n'abantu b'ibwami bamwe bo kwa Mwambutsa, n'abantu kwa Baranyanga ari bisheru Ruwirwa Gasore. Urumva so nizo nzangano z'abagabo, ariko abantu bari bakomeye mu Burundi mbere ya 59 ntabwo bari abatutsi muri za administration n'aho ntabwo byari kimwe no mu Rwanda. Urumva abo nibo bari bakomeye no ku mwami Mwambutsa. Ibintu rero nicyo ngishaka kurangirizaho. Muri 59 abanyarwanda bahungiye Burundi bavuga ko basanzeyo ubwami bugakomeza kugumaho kugeza muri 1965. Bambabarire niba hari abari bariyo bakoze y'amarorero, babwiye abarundi babatutsi ko bagomba guhangana n'abahutu bigacika. Intambara zabaye i Burundi ni intambara zavuye mu Rwanda. Ikibikwereka ni ingibi by'uwo mugabo za perezida w'u Burundi ibintu akora. Iwacu ntibashoboye kuba bakwihangana, wenda bazabikora. Wategereza ibyo umwami Musinga yakoze, yabwira abazungu ati yewe sinshobora gutandukana n'abagore banjye 12 ngo ntabana banyungiye mu idini yanyu ya Gatolika. Ikindi cya kabiri, ntabwo nshaka mwebwe ko umuntu yigikira igihugu ko mugishaka, ngewe uzakikika igihugu cyanjye. Baramuhambirije bajya kumuta Ikamembe barahamuvana muri 40 cyangwa 40 niri nefusa karandi, ni ukuvuga mu miri voilà cyangwa 41 bamujyana Imoba, niyo yaguye n'umurambo we ntabwo twa. Urumva
ngubu rero ibyo vuga ngo baratanga amabarabara imihanda babitirira niwe umuhanda wa mbere wagombye gutangwa muri ibyo ngibyo by'ubutegetsi bw'abantu ba kera ntabwo Musinga yawuburamo rwose mu bwizukuri ariko ibintu byabaye i Burundi rero i Burundi burije bafite uko bitwara ntabwo bitwara kimwe n'abanyarwanda ibintu byabayeho muri 72 byatezwe n'imvururu z'abantu bashaka kuvuga ngo reka nabo ngo bababwira ngo babushye ngo nibibohoze ngo babe nk'abahutu mu Rwanda abandi bati mwebwe mwaratinze abahutu mutabitsa ntabwo muzategeka abateze imvururu i Burundi n'abanyarwanda babungiye reka ngo Burundi urugero n'umugabo ngenda ndumwe hari ngo ari minisitiri w'intebe bamwishe se ninde wamwishe n'umunyarwanda amwishe agiye kureba umugore we warabyariye muri maternité bari baritiye witwa Gasore ibyo bintu rero by'imvururu n'ibyo kurwana kw'abanyarwanda kw'abahutu n'abatutsi bizabakururira ibibazo kugeza na n'ubu naho ngaho uzajya wigira iby'i Burundi nkaba rero ngewe nshimira perezida w'u Burundi yakoze yibuka abami ba kera bagize akamaro n'abandi batura Burundi cyangwa se abarundi bagize akamaro nabo bandadaye n'abandi nabo barurirwa Gasore nibigiwe nabona biratandukanye nifuza ko abanyarwanda batazajya bagereranya iby'i Burundi cyane ngo bashake guteranya abarundi ntabwo bigeze bagira ibibazo by'umujinya n'ubwicanyi nk'ubwo abanyarwanda bagize magana make murakoze rwose muratuganirije mudusobanurira rwose uburyo independence imeze mudusobanurira rwose n'uburyo iwacu yapfubye muri makeya nta nubwo tuzi rwose igizapfuburika cyangwa tuzagira mu bikorwa rwose nagira ngo rwose wenda ijambo ry'umusozo hanyuma dusoze ikiganiro cyacu ijambo ry'umusozo ntabwo naritangira n'abanje kubashimira kuba mwatekereje kuri uyu munsi w'itariki ya mbere twibuka independence imaze imyaka 57 n'ubu tuvuga ko yapfubye ariko bizasigara mu mateka kuko ari u Rwanda rwabonye ubwigenge ikintu nabyo kigushishikaje nuko uwo munsi tubahirizwa abanyarwanda rero n'abanyarwandakazi cyane bari ku butegetsi niyo yigisha abana kuri uyu munsi itariki ya mbere y'ukwezi kwa Nyakanga ariho twabonyeho ubwigenge bagiye babikora babyubahiriza iyo umuntu akubwira ngo babivanye ngo bagiye kureba ngo Gicumbi ngo baza n'amaguru ngo bigana uko inkotanyi zaje gufata Kigali ibyo bya independence vuba ngo ntibabyitayeho icyo bitayeho ni ubutegetsi bwasubiranye barwaniye kabindi ikindi rero ngiwe ndahamagarira abanyarwanda bazarwanire kuba abanyarwanda bari gukomeza kuba mu matiku no kwirirwa baningurana bita abantu inyamaswa abandi babita ko ari abantu cyangwa se babita bicanye abanyarwanda bari mu Rwanda iwe n'abanyarwanda bari hanze bajye bibuka ko twese twapfushije icyo kintu bakiteho cyane ndaje kuvuga ngo hari ubwoko ibyo bita ubwoko ngo nibo bapfushije bonyine jewe ni ukubera wabona ko nkuze kandi ibintu bikaba byarabaye ndiba ntabwo ushobora kuzabyemera ko abatutsi rero bapfushije rwose sinshobora kubyemera zemera ko bapfushije ko natwe twapfushije ko n'abandi bapfushije abanyarwanda twarapfushije mu magambo make ngo umunsi wa independence uzubahirizwe kandi abanyarwanda bazashaka uburyo biyunga bashaka intango imwe banyweraho barahere mu izina ry'Imana ko babaye umunyarwanda umwe nk'uko byahoze kera murakoze rwose karero rwose mbifuriza umugoroba mwiza kandi rwose nongere mbashimire ndubanye ku mutima rwose kano kanya mwaduhaye kugira ngo mudusobanurire by'amateka yacu byinshi byarabaye twe tutanavuka abenshi rwose ndabashimiye rero umugoroba mwiza rero murakoze cyane namwe umugoroba mwiza murakoze Gahorana Imana Rwanda Gahorana Imana Gogira heze abana bawe turibuka turirimba ubwigenge wabonye mu 62 ubwo Rwanda nyamwinshi twari tumaze guhaguruka tugakora revolution mu 59 tukigobotora ingori ya nyake ntiyayikoronize nibwo tariki 28 Mutarama mu 61 u Rwanda rubaye repubulika twayishyigikiye bidasubirwaho ku ya 25 Nzeri muri uwo mwaka ababitora by'akamaramaka
kirama maze rubanda nyamwinshi ubwo bihawe ijambo iboneraho uburenganzira bwo kwihitiramo abategetsi intambwe nyantambwe intambwe nyantambwe umuco mwiza n'ubu tumenyereye intambwe nyantambwe intambwe nyantambwe umuco mwiza n'ubu tumenyereye repubulika twari tumaze kwinjiramo yagombaga kwigenga tariki ya mbere nyakanga muri 62 rero itangazo ubwigenge mu Rwanda turakunda rubu Rwanda repubulika twari tumaze kwinjiramo yagombaga kwigenga tariki ya mbere nyakanga muri 62 rero itangazo ubwigenge mu Rwanda turakunda rubu Rwanda mucyo twese twongere twishimire icyo gikorwa cy'ingirakamaro cyatumye u Rwanda rwacu ruva mu mwijima w'icuraburindi rwari rumazemo imyaka magana n'amagana ubwigenge mu Rwanda wowe burenganzira bwo kwishyira ukizana mu bikorwa bigamije kuduteza imbere gahoreho ubwigenge mu Rwanda wowe burenganzira bwo kwishyira ukizana mu bikorwa